sita ndubatse. Tudatinze inota yagiye, dusome igitabo cya mbere cy'abantu. Igice kimwe dusome umurongo wa 39 turangize 40. Igitabo cya mbere cy'abantu igice kimwe dusome umurongo wa 39 turangize 40. Umutambyi Sadoki aherako akura ihembe ry'amavuta mu ihema aryimikisha Salomo, maze bavuza ikondera, abantu bose bashyira hejuru bati umwami Salomo aragabura. 40. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikiye bavuza imyirongi banezerwa cyane. Isi irasaduka kubwo urusaku rwabo. Tujye kuganira ijambo rivuga ngo amavuta akemura impaka. Iryo jambo tujye kuganira ijambo rivuga ngo amavuta akemura impaka. Ntabwo njya mu muri sose ndarisima. Hano ni igihe uwitwa Adoniya uvuka kuri Dawidi ku mugore witwa Hagiti yaravuze ngo ubwami bwawe bwa Salomo ariko reka mbabwire, ndashimira Imana ko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Ukomere Imana amashyi ko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Arizo ukomere Imana amashyi icyo Imana yanditse yiyamaza Yowabu umugabo w'ingabo wa Dawidi, aravuga ngo ngwino mushyigikire. Ahamagara umutambyi witwa Abiyatari, aravuga ngo ngwino ushyigikire. Abayuda baraza baramushyigikira, Abisirayeli baraza baramushyigikira, abana bose ba Dawidi baraza baravuga ngo Adoniya abaye umwami wa Isirayeli. Intama zirabagwa, inkoko zirabagwa, bavuza amakondera ngo Adoniya agahoraho abaye umwami. Kandi uw'Imana yavuze ni Salomo ko ari uzasimbura se Dawidi. Reka mbabwize ukuri, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Muri iri teraniro Adoniya wari ukwitambitse imbere, Imana imukize. Abisigaye Adoniya wari ukwitambitse imbere, Imana imukize. Adoniya arahari ntabwo bahari. Nubwo Adoniya afite abantu bamushyigikiye, Imana itangaje muri iri teraniro ngo ni ibirimo. Ndabisubira, nubwo Adoniya afite abantu bamushyigikiye, Imana ntabwo ibirimo. Ni ukuri ntabwo Imana irimo. Nihuse ubundi gusubika ibintu byinshi. Umuhanuzi Natani abasanze Batisheba niwe wabyara Salomo. Wamenye ibyabaye ni biki? Ubu tuvugana wa mwana wa Dawidi witwa Adoniya, Dawidi abyara umugore witwa Hagiti akaba ari umwana. Ubu tuvugana yabaye umwami wa Isirayeli. Yabaye umwami wa Isirayeli. Yabaye umwami wa Isirayeli. Batisheba avuga ngo Dawidi yambwiye ko umwana tubyara ari we uza gusimbura akaba umwami wa Isirayeli. None kuki byabeshye? Natani abwira Batisheba, aramubwira ngo genda murebe usanga aho Dawidi ari. None yageze kubaza ko wabwiye ngo umwana tubyara Salomo ari uza gusimbura, none kuki wabeshye? Nuhagera nanjye nk'umuhanuzi nzaza numva ibyo uvuze, dusobanuze umwami ko iyo nkuru yavuze akabisigira mu gitabo ko akiri gihugu. Reka ntambaze Imana imutabare, abakugambaniye bose bari
ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika abafite impamvu zifatika mukomere wese amajwi Batisheba nicyo usaba ukagiha mwana wari warambwiye ngo umwana tubyara Gisabo ko ari uzagusimbura none kuki wambeshye ubu tuvugana agana gufata ubutegetsi yafashe ubutegetsi uyu mwana afashe ubutegetsi isize bidatarizi kubera gusaza musindi bibiliya berekana ko uyu mwana Doni yari afite imyaka 35 y'amavuko ubutegetsi barabufata abantu barabukikije ariko nubwo babukikiye ntabwo Imana ibiri ntabwo Imana ibirimo uvuga Imana ibirimo kugira ngo Imana ibirimo ntabwo Imana ibirimo kubera ko icyaritse ku buzima bwawe ntabwo kizaba amafaranga kuri banki arayobora amafaranga kuri mobayiro amani arayobora indege zirayobora ariko ndashima Imana ko umugambi w'Imana utazayobora umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzayobora abadufasha tugira dutya umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzayobora bisubiramo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzayobora ibya Satani yacuritse Imana ibicurukuru bisubiramo ibyo Satani yacuritse muri iri teraniro Imana ibicurukuru bisubiramo ibyo Satani yacuritse Imana igirite ibicurukuru Antoni yafashe ubutegetsi yego yagufasha atana agenda apfukama imbere y'umwana uragahora w'umwana wamenye ko witwa Doniya yafashe ubutegetsi yego aravuga ati ariko hari izindi ntwari zitegetse zifatanya nawe none ngwino usobanure uko umwami wa Isirayeli mu bintu byaneje Dawidi kuba yarafemaze kwemera ko umwami wa Isirayeli hamagara Salomo aho bari bamutaye Salomo yaziraga ibintu bitatu icya mbere Salomo yaziraga yuko atize icya kabiri Salomo yaziraga yuko yakoze mu buryo budateganijwe gatatu Salomo yaziraga yuko ari umwana wa kera mu Bisiraheli imfura iyo yagombaga gusimbura se ariko reka ntakaze muri iterambere uko ureba ibintu siko Imana ibireba uko utekereza ibintu siko Imana ibitekereza uko wumva ibintu siko Imana ibyumva uko uvuga ibintu siko Imana ibivuga abantu baravuga ngo pfa Imana igashyira akadomo ngo abantu baravuga ngo ubuzima burarangiye Imana igashyira akadomo ngo buratangiye umuntu nakuvuganya ntagashyira akadomo asanga umuntu
Sadoki uwo ni umutambyi afata ibiryo z'amavuta. Umuhamagaro witwa Benaya avuga ku mutambyi w'inyangamugayo witwa Yehoyada. Yayoboraga abajebe bari mu Medawita n'abasirikare bamwe bitwaga abakenati abandi bakitwa abaperoni ngo barabanyembaraga. Ubabwire bose bazi bakikeze Salomo. Umutambyi Sadoki amanuka ava Gihoni, yuvuye Gihoni ugera Solomo, wava Solomo ugahita ugera i Yerusalemu. Harimo ihembe ririmo amavuta. Salomo yicaye ku ifarashi y'umwami. Abisirayeli bose bavuza amakondera, bavuza imyirongi, baririmba bavuga ngo Salomo aragahoraho abayobozi ba Isirayeli, Salomo aragahoraho abayobozi ba Isirayeli. Ngo Salomo bamaze kumusuka wiyambere yuzuye amavuta. Ku murongo wa 40 twasoma Bibiliya iravuga ngo isi yose irasaduka. Umutingito uboneka ku isi yose bivuga ngo Salomo yimitswe amavuta yo mu ihembe. Ngo bari baherekeje Adoni ngo buri wese acukwe n'undi acukwe. Adoni ngo agenda yisuka inkingi yo ku cyotero. Inkingi yo ku cyotero naho batamuraga ibitambo. Iyo wakoraga icyaha ugahita ujya kuri iyo nkingi y'cyotero wahita kubabarira. Ngo aramarwa aravuga ati ubwami bwawe ubwanjye none birahindutse buhabona mwene mama. Yarawe arasaba nimo gufata umugabo yariye ibiryo by'umwana. Mbega igisebo we, mbega umugabo we. Mama wamenye ibyabaye ni biki? Bijya biryo byose basigiye papa yabiriye. Adoniya aramwarwa n'abamuherekeje. Salomo Imana yavuze yicara ku ntebe y'Isirayeli kuko Yesu twabona amavuta akeneye umuto. Senza Imana muri iri teraniro mu buzima bwawe iguha amavuta acamura. Aba mu byo bishije amavuta acamura. Abakene b'Imana icamura bagutera. Haleluya. Haleluya. Abisirayeli bageze bitoto bari kwa Aroni n'umubare w'imeza w'abatambyi. Benadata Mose Imana iramutse tuzanye muri 12 zongera buri muryango ariko umuryango wa Zabuloni, umuryango wa Manase, umuryango wa Gadi, umuryango wa Nafutali muzishyire mu ihema inkoni zarabyo. Bizagaragara ko umuryango ari Imana itoranya. Buri muryango inkoni yo kwa Nafutali, inkoni yo kwa Gadi, kwa Manase bose bazishyira ku nguzari zo mu gato ngo ukeneye mu gitondo. Inkoni ya Aroni iraraba izana icyo bita indonsa z'amata zose ziratatanye. Bikerekana ngo Aroni niwe wemerewe kuba umutambyi. Impaka zirasoza zitegereza abashaka. Amashyi y'Imana y'Imana. Aterera aho intorezo yaguye. Ngo aterera intorezo. Intorezo ibirazamutse aramubwira ngo yishyikire. Reka kubaza abiza shiri icyuma n'igiti bihurira. Icyuma n'igiti bihurira. Abari hejuru icyuma n'igiti bihurira. Ariko aya mavuta ajya ahuza ibidahuza bikemera. Muri iri teraniro Imana ije guhuza ibitahuza. Abatakira abatera. Imana ihuze ibidahuza. Kubwaya amavuta cyane. Bakiremse urabona umudugudu uburyo ari ahantu heza.
arica umudamu utwaye ivamo amatungo ararambura. None tubigenze gute? Elisa aravuga ngo muzane imperezo nshya muzane n'ubu. Elisa ngajya ku isoko. Shimye Imana muri iri teraniro. Iyo Imana ije gukemura ikibazo igihe hagati iza ku isoko. Iyo ije gukiza uburwayi ntiguhera hagati, iguhera aho bwatangiriye. Iyo ije gutanga akazi igahera aho ubushomeri bwatangiriye. Iyo ije kurangiza urubanza ntiguhera. Iyo ni amafoto aje kuvuga gusa Imana arabanje. Amafoto akemura. Ndabona impaka nyinshi mu bamama, ndabona impaka nyinshi mu bagabo, impaka nyinshi mu basore n'abakobwa, mu bakecuru no mu basaza, ariko hashimye Imana mwaje imbere. Ariko se washimye Imana mwaje imbere. Ibyo amavuta yo gukemura. Ayo mavuta akemura iki? Ayo mavuta tuvuga ntabwo ari ubuto, ntabwo ari amamesa, ni amavuta y'umwuka wera. Abana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyanze bihangamuke, bihangamuke. Ibigone, Imana ibigone. Ahatari agaciro, ugira agaciro. Aho utari ufite ijambo, uhabwa ijambo. Aya mavuta akemura impaka, atubeho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Bahuruke, uramuza bazamusengera. Cyagahura, ariko nta mpamvu n'imwe. Amavuta akemura. Ufite impaka mu muryango washatsemo, ufite impaka mu muryango uvukamo, ufite impaka aho utuye, ufite impaka aho ukorera, ufite impaka aho ngaho wagira gushinga bizinesi, barakumviranya cyane, ariko hashimye Imana waje imbere. Ije kohereza amavuta akemura impaka. Bose tuvuga Elisa abwira Satani z'abasira ngo Imana ifiteho. Ariyo bari kwica. Barahumukana n'ababo. Barahumukana n'ababo. Iki yakoresheje icyongereza. Igifaransa. Nuko ari mwiza afimure. Nuko afite amadolari. Yarasetse ngoma. Pero abo bashaka uwo mwanya kubera amavuta bose aravuga ngo uwo mushaka kamera nimuze mbereka. Bafandira bakagite ingabo z'ikuba umutwe akoresha bose arabaragira bageze Samariya.